Bonheur TV, source de bonheur de la génération. Ipfundo TV, ipfundo ry'ukuri. Kanda like, kanda subscribe, iyaboneshe, ujye udukurikira uko bukeye n'uko bwije. Uwishwe n'abihorera, uwasize impanuka cyangwa se uwasize indwara, abo bavandimwe banyarwanda abanyarwandakazi kandi inshuti za Bonheur TV, twongeye kubasuhuza tubifuriza umunsi mwiza. Turasuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi aho bari hose. Uyu munsi dufite ikiganiro, dufite umutumirwa wacu Marie Claudine. Turabasuhuje, mwiriwe. Muraho neza, mwiriweho abanyarwanda abanyarwandakazi. Ndagushimiye kuri iki kiganiro special Kizito, special amateka yacu. Murakoze. Nibyo koko uyu munsi niwo munsi, ni itariki Kizito Mihigo yavuye mu buzima yishwe. Uyu munsi niho abantu bakunda Kizito Mihigo tugomba kumwibuka. Ariko tukivuga kuri ibyo ngibyo, Claudine, nigeze kumva ubuhamya bwawe uvuga kuri Kizito Mihigo. Kizito Mihigo mwarimo muzi mute, mwamenyanye mute? Urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza ubajije. Nakunze kubivuga kenshi kandi henshi ko Kizito Mihigo namumenye bwa mbere igihe yari muri stage yiga inaha mu Bufaransa no mu Bubiligi. Namumenye ari mukuru wanjye umpamagaye, bari kumwe hano mu Bubiligi. Njya kumusuhuza, noneho arambwira ati mukuru wawe yambwiye amateka y'iwanyu, ni ibintu nari numvise ubwa mbere, none ambwira ko wowe noneho wari uhari, kuko mukuru wanjye we yabaga i Kigali, yakoraga i Kigali. Amubwira ko njyewe rero ibyabaye byose nabaga ndi mu rugo, ko mbizi, mbese nari mpibereye ko nabimubwira. Ni gutyo rero twabiganiyeho. Hanyuma ubwo wenda turakomeza, kuko kuvuga Kizito, kumutekerezaho ku bwanjye ni ibintu bikomeye cyane. Niyo mpamvu nasabaga abatwumva bose niba twafata byibura isegonda rimwe tukamwibuka kuri uyu munsi yishweho, azize abanyarwanda, azize amateka yari yumvise, akumva ko bimukoze ku mutima, akumva ko n'abandi bose bishwe, noneho bo ubwicanyi bwabakorewe butariswe jenoside. Ashaka kubishimangira ko yabimenye kandi ko azabimenyesha isi yose. Murakoze. Nibyo koko. Reka noneho dufate umunota twibuke Kizito Mihigo, ndetse dufatanye n'abakunda Bonheur TV. Murakoze. Ubwo tugikomeza rero mukavuga muti namenyanye na Kizito Mihigo, ariko se mubonana niki ubutumwa bwihariye yaba yarakubwiye wasangiza abantu kuri uyu munsi yaviriyeho mu buzima? Ni ubutumwa bwihariye mushobora kuba mwasangiza abantu? Ni ubuhe, Claudine? Urakoze. Nibyo navugaga nyine mu kanya. Kizito ageze inaha i Buraya yamenye iyindi version itari ya FPR. Sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, indi version. Ubundi buryo atari ibyo FPR ivuga gusa ku bwicanyi bwabereye ku Banyarwanda. FPR yo ivuga ko ngo interahamwe arizo zishe, ngo zikica Abatutsi, ariyo mpamvu bavuze ko ari jenoside. FPR yabyise jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho Kizito tuganira nawe, iyo version niyo yari afite akiva mu Rwanda. Ageze inaha ambwira ko yahuye n'abantu benshi b'ubwoko bwose,
bafite stati politike, ari abakire, ari abakene, ari ababaga muri guverinoma ya Habyarimana cyangwa se agakomeza nyine agahura n'abandi bakoreraga FPR inaha, none hasanga version FPR ivuga idahuriweho n'abanyarwanda bose. Noneho bituma agira yiyenteresa ashaka kumenya koko ukuri nyako. Kizito abamumenye bahamya ibingibi ndi kuvuga, ni umuntu wakundaga kuganira cyane, agakunda ibiganiro, mwajyaga impaka, hari ikintu mutumvikanyeho akavuga ati reka tube ducumbikiye hano ariko ntabwo twari twabirangiza, nifuzaga ko tuzabikomezaho tukajya impaka mu mutuzo ariko tugashaka igisubizo. Ntago yemeraga ko habaho ikintu kitabonerwa igisubizo. Ni muri urwo rwego rero yambwiye nyine ukuntu yaganiye na mukuru wanjye akamubwira ukuntu muri 1994 twahizwe, nk'uko abenshi bakunda kubivuga ngo abatutsi barahizwe kubera ubwoko bwabo. Rero yamenye iyo verisiyo y'uko hari n'abahutu bahizwe kubera ko ari abahutu muri 1994, ibintu atari yarumvise biramutusha cyane. Noneho mukuru wanjye anamubwira ko iwacu mu rugo nubwo babaga barimo kuduhiga muri 1994 kuva ku itariki ya 7 na mbere yaho, kuva muri 1990 twebwe papa baramufashe baramufunga mu byitso bavuga ko ari icyitso cya FPR, kandi nta information nimwe twari dufite cyangwa yari afite, ubwo twebwe twari umuryango uganira cyane. Nari muto ariko hari ukuntu twamaraga kurya tukicara muri salo tukaganira, ibyo bakabitubwiraho kuko nko ku ishuri ngewe barabinsererezaga, natambuka bakavuga ngo dore umwana ngo wo kwa cyakitso, nagera mu rugo nkabibaza se icyitso niki, ese bimeze bite, noneho ababyeyi bakabidusobanurira. Ubwo rero ni gutyo Kizito yabimbajije, ndabimubwira nibyo koko papa bamufunze mu byitso, noneho bigera mbese intera hamwe ubu ngubu tumaze kumenya icyo bisobanura, zikajya zidutera mu rugo rwose zambaye ibishagari, amakoma, hanyuma ibyo byose ndabimusobanurira. Noneho ku itariki ya 7 bamaze kwica perezida nk'uko Habyarimana, nk'uko byagenze mu gihugu cyose, twebwe mu rugo haza atake simusiga. Tugira Imana mu rugo iwacu ntibatwica, ariko ntibatwica twese, ariko bica musaza wanjye bitwa Byampiriye Prosper. Ibyo ngibyo Kizito yarabyumvise, agahinda karamwica, aravuga ati ibintu nk'ibyo ntago FPR ijya ibivuga, nta hantu na hamwe hazwi ko abahutu bigeze guhigwa kuko ari abahutu. Arambwira ati Claudine, nzakora uko nshoboye histoire yawe nyibwira isi yose nayo imenyekane, kuko hari n'abandi benshi rwose numvise bafite histoire nk'iyo yawe, ariko nta hantu na hamwe bizwi, nta n'ahantu na hamwe bivugwa. Byarantangaje, nibaza ukuntu azabivuga ku isi yose, biranyobera. Ariko anefe uyu munsi amaze kuririmba iriya ndirimbo ngo igisobanuro cy'urupfu, avugamo ukuntu ngo jenoside yamugize imfubyi, ariko ntiyigeze imwibagiza n'abandi bantu impfu zabo zitiswe jenoside. Nahise mvuga nti narayumvise, mpita mvuga nti sayiye, Kizito ya message yambwiriye arayitanze. Kandi koko nicyo yazize, nicyo bamwiciye icyo gihe bamufata, abantu barabivuze cyane ubwa mbere, bamufata abantu barabivuze cyane ko ari byo azize. Hanyuma para message iratambuka kugeza n'ubu, birazwi ko abahutu bishwe ku bwinshi cyane, ariko abenshi hari icyo badakunda kongeraho, ko bishwe ku bwinshi bazira ubwoko bwabo. Icyo kintu ndi mu bantu bagomba kugishimangira, kubera ko ndi victime direct, njya numva abantu babipfobya, badashaka kubivuga, banatwamagana iyo tubivuze. Ntago bimbabaza, ahubwo numva mfite devoir
yo kubimenyekanisha ku isi yose, kuko twapfuye, abahutu twarapfishije, abahutu barapfuye nabo bazira ubwoko bwabo, kandi bapfa ku bwinshi no muri 94 no kuva ku itariki 7 no kuva noneho muri 90 byo birazwi. Ndumva amateka mufitanye na Kizito ari maremare ku buryo tuyagiyemo dushobora gukora ikiganiro cyihariye, ariko uyu munsi twifuza kugira ngo wenda muri make, ariko simvuga muri make, ndashaka kuvuga ngo dufate igihe gitoya, dushobora no kuzabisubukura, utubwire mu kubyerekeranye n'ubuhamya bwawe noneho ku giti cyawe. Claudine, muravuga muti igihe twari mu rugo, mukuru wanjye avugana na Kizito yamubwiye ko ari njye wari mu rugo, ari njye wabikurikiye. Aho mu rugo hari he? Byari byifashe bite? Byatangiye bite? Mwabivuyemo mute? Mufate igihe kugira ngo mudusobanurire neza aho mwari muherereye, uko byabagendekeye. Ese kuko ntabwo byumvikana kuri buri wese iyo uvuze ngo twarahigwaga kuva muri 90, kandi uvuga uti twe twari abahutu, mu gihe twumva ko abantu bahigwaga, ko amateka ashaka kubyumvikanisha y'u Rwanda, abahigwaga bari abatutsi, haba ubwo ndashaka kuvuga cyane cyane muri 94, ariko noneho by'umwihariko mwe byabatangiriyeho muri 90. Ibyo bintu byari byifashe bite? Claudine, ijambo ni iryanyu. Abazi amateka y'iwacu, cyangwa se ukuntu nabivuze, ukuntu byagenze, ukuntu nkunda kubivuga mu biganiro, nta nubwo byahereye muri 90 gusa, byahereye na mbere yaho. Nabivuzeho nk'uko wabivuze uti mutuye he? Tuva njyewe, ababyeyi banjye bakomoka muri komine ya Gatonde mu Ruhengeri, mu cyahoze ari mu Ruhengeri, ubu ngubu ngo ni Musanze, ariko twatuye i Kigali kubera ababyeyi banjye bahagiye bagiye gukora, ariko aho twatuye cyane ni muri Gisenyi, muri Rubavu. Tuhamara imyaka myinshi, njye niho nakuriye, ntabwo ariho navukiye, ariko twahageze ndi muto cyane, nk'umwaka cyangwa amezi 9 cyangwa 8 gutyo, ntabwo mbyibuka neza, ariko nzi ko navukiye i Kigali. Noneho dutura i Gisenyi muri Rubavu, plus précisément hepfo kuri kilometero nka 7 z'uruganda rwa Pfunda, rurazwi cyane ku muhanda ujya ku Kibuye. Noneho amateka yacu, twarahizwe cyane n'ubutegetsi bwa MRND, cyane cyane umugabo witwa Nsekarije Aloysi. Urazi ukuntu yarakomeye muri MRND, ashobore kuba ari ni mu bayishinze, ku buryo mvuga ko bitari ku giti cye gusa, ahubwo byari ibintu organize n'iyo movement, kubera ko papa wanjye, ababyeyi banjye, nta nubwo njya mvuga ngo papa wanjye gusa, kuko ababyeyi banjye, papa na mama, bari abantu bakorera hamwe cyane cyane, abantu bunze ubumwe, bari très solidaire kandi bakundanaga pe. Iyo mvuze papa ntago ndeka mama, iyo mvuze mama ntago ndeka papa, nkunda kuvuga cyane ababyeyi banjye. Bari abaopoza ba MRND kubera amateka menshi. Papa akiri umusore ari mu bantu bakoze kuri revolution ya 59, hanyuma muri 73 bagiye igihe bakoraga coup d'etat, papa baza kumusolicita nk'umujene w'umukiga, kugira ngo abafashe gukora revolution. Muri icyo gihe papa yari umucamanza mu Ruhengeri. Papa yize Musanze, ari muri le premier jeune de Musanze, rero yize ubwarimu, agenda aba mwarimu, bigeze aho aba umucamanza mu Ruhengeri. Muri icyo gihe rero nk'umusore w'umunyaruhengeri mu Rukiga justement, abantu bagiye gukora irirahirika ry'ubutegetsi ryo muri 73 baje kumusolicita. Arababwira ati amategeko nzi ntabwo mugomba gukora coup d'etat, mureke ibintu bigiye guhinduka mu buryo dukoresha amategeko, perezida niba mutakimushaka aveho ku buryo bwemewe n'amategeko. Kuva icyo gihe ubutegetsi bwamurebye nabi cyane,
rero bikomeza bityo ariko ntiyabyitaho, we arakomeza arakora bigeraho nyine muri 80 yiyamamariza kuba umudepite aho muri Gisenyi nyine muri Rubavu kuko twahatuye. Yewe n'uyu munsi hari igihe mpura n'abantu bakambwira bati yewe sha iso twaramutoye ariko ntibamugira umudepite. Ibyo ngibyo ntibyamubujije gukomeza gukunda igihugu n'abaturage. Yari yatowe rero ntibamugira umudepite, noneho inzira y'umusaraba ikomeye cyane ikomereza aho ngaho nyine Nsekarije aramwihata na organisation yakoranaga nayo niko navuga, kuko twebwe nk'abaduteraga bari abasirikare bakomeye ba majoro Kabera nkunda kubivuga, Bizimungu yari nawe yari majoro. Byari ibintu bivuye muri leta, ntabwo byari ibintu bya Nsekarije ku giti cye. Nkomeje rero nihuse ariko mugikomeza wenda ntabwo nifuza kubaca mu buryo muvuga, ariko no kubera iki muvuga Nsekarije mwaramubonye mu bya kubera iki ari we numva mushyiraho akadomo mu gihe nyine muri icyo gihe cy'amatora njyewe nari muto cyane, ariko numvise iwacu babivuga na bakuru banjye baracyahari barabivuga. Muri icyo gihe cy'amatora yakoresheje mitingi nyinshi cyane hariya muri Gisenyi, avuga ko abaturage avuga n'ibindi bintu byinshi cyane wenda bitari ngombwa ko mvuga uyu mwanya, ariko byo ntabwo ari ukumuhimbira, ni histoire yacu. N'abatuye n'abo twari duturanye hariya bose ku Nyundo batuzi no muri Gisenyi iyo histoire barayizi. Ibyo Nsekarije nawe nyuma y'ayo matora bamaze kumushyira ku mwanya w'ubudepite, ibyo Nsekarije yakomeje kwinjiza mu baturage, avuga ko nyine Byampiriye ari umugabo uva mu Ruhengeri hamwe na Kanyarengwe, ko niba kumushyira mu butegetsi ari ugutuma Kanyarengwe, avuga ko nyine ahubwo nta nubwo avuga ko ava hamwe na Kanyarengwe, yavugaga ko Kanyarengwe ari musaza wa mama, avuga ko Byampiriye ari muramu wa Kanyarengwe, kandi Kanyarengwe yari yarahunze ari contre ubutegetsi. Bivuga ko nibatora Byampiriye bakamushyira ku butegetsi azakorana na Kanyarengwe bikazatuma ahirika ingoma ya Habyarimana. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo inzira y'umusaraba ya papa wanyu, y'umubyeyi wanyu, nzi ko hari icyo bise kudeta yari igiye kuba muri 80 aribyo byavuyemo ihunga rya Kanyarengwe. Ni ukuvuga ngo inzira y'umusaraba ishobora kuba y'ababyeyi banyu ifitanye isano no kuba bavuka kwa Kanyarengwe, niba mbyumva neza. Exactement. Ntangira ikiganiro nyine mu kanya nakubwiye ko twebwe ababyeyi banjye bakomoka muri komine Gatonde. Muri komine Gatonde ni komine imwe na Kanyarengwe, ndetse bari na generation imwe. Okay, mushobora gukomeza noneho ubwo birumvikana abadukurikiye ndumva bari kumva impamvu noneho byageze aho na nyuma ahubwo mukagira ibibazo kubera ko Kanyarengwe rero uyoboye FPR, ubwo ndumva byose bifitanye isano. Ariko mu by'ukuri nta communication n'imwe twari dufitanye na Kanyarengwe, ndetse niba nakwiperimeta kubivuga, ahubwo nyine bari contre ya ideze. Urumva bashatse gukora kudeta ya 73 papa aranga, baje kumusolicita aranga. Bivuga ko hari ibintu byinshi batumvikanagaho ku buryo nta na communication bagombaga kugirana, kandi nari mfite ababyeyi icyo biyemeraga babaga bacyemera, icyo batemera batacyemera na gato badashobora kukijyamo. Ibyo rero Nsekarije yabidushyizeho kugira ngo ashobore kutwikiza tout simplement. Malheureusement nyine akajya akoresha amamitingi, akajya bivuga ahantu, bituma abantu bari mu butegetsi bamwe na bamwe batatureba neza, ndetse nk'abo basirikare bakatugirira nabi. Ariko abaturage twari duturanye hariya rwose bari abavandimwe, kuko nko muri icyo gihe badutera bamufata mu byitso, abambaye imyenda y'ibishagari n'iz'interahamwe bakabaza kudutera mu rugo, twarihishaga mu miryango duturanye, bakamfata neza, bakadufata neza abantu babaga mu rugo. Bigaragaza uburyo abaturanyi bacu twari inshuti magara, kandi natwe ababyeyi banjye babarandaga serivisi nyinshi.
Voilà, ni gutyo twari tubanye n'abaturage ba hariya muri Gisenyi. Okay. Nuko birakomeza rero, wenda nari ntumye ufata undi murongo, ariko wari ukomeje uri kudusobanurira nyine ukuntu ababyeyi bawe bahizwe n'abansakarije n'abari abasirikare bakomeye, uri kutubwira inzira y'umusaraba nyine banyuzemo. Sinzi ushobora gukomereza aho ngaho? Byarakomeje nyine muri za 90 bigeze baradutera, papa baramufata nk'icyitso, baramufunga kugira ngo avemo, batanga amafaranga menshi cyane. Abantu batuye muri Gisenyi barabizi. Na mbere yaho baramufungaga, nk'abantu babaye ba directeur wa prison hariya Gisenyi barabizi ukuntu bamufungaga, akabasobanurira ko atari byo. Wabaye prefet wa hariya wa Gisenyi bari bazi ukuri abaturage, ariko abari muri leta ya MRND nabo bakagira urwitwazo rwabo, kubera ko bari bazi neza ko ibitekerezo by'ababyeyi banjye bitari ku murongo umwe n'uburyo MRND yitwaraga. Nta mavuriro mu gace turimo, nta mashuri, nta mazi meza. Izo ngingo rwose papa yarazerekanaga, akavuga ati noneho Habyarimana yakwiyamamaza akora, akavuga ati nanone imyaka 20 koko mu gihugu bavuga ngo kirimo demokarasi. Ibyo byose byatumye bamufunga nk'icyitso, kubera ko niba ubyibuka nibyo FPR yaje ivuga koko, ugasanga ni nabyo papa yamaganaga. Ntabwo biyumvishaga ukuntu nyine atari icyitso, ariko akabahakanira, akabereka ko rwose ntaho ahuriye nabyo. Nge ndabyibuka muri 90 FPR itera, turi muri salo tumaze kurya, papa yaravuze ati enfin bariya abantu bafite ibitekerezo byiza, mureke turebe icyo bezageraho. Hashize iminsi mike tujya twumva ngo bari gupfomoza amadango, bari kwica abantu muri Byumba. Papa ahita avuga ati ba bantu n'abicanyi, aba bantu ni babi. Kuva uwo munsi yarabarwanije kugeza umunsi bamwishiriyeho. Hari hashize rwose iminsi mike nk'itatu cyangwa 5, mbese igihe muri radio bavugaga ati inkotanyi zateye, noneho zirimo kwica abantu, zirimo kwica ababyeyi. Kuva uwo munsi yarabarwanyije, kuko hari ukuntu yajyaga nk'i Kigali agiye muri business ze, yahagaruka mu rugo akatubwira ati nabonye abantu b'ibyumba barimo gusabiriza ku muhanda, barimo kuvuga ngo bataye ingo zabo, barabishe ari ababyeyi n'abana, bari kuvuga ukuntu babiciye abagabo. Ibyo bintu bikamubabaza cyane, bikamushavuza cyane, akavuga ati bari abantu n'abicanyi, bya bindi bavugaga ntabwo ari byo. Ibyo rero byose nabiganirije Kizito kugeza muri 94, aho noneho baduteye igitero simusiga nk'uko nabikubwiye. Nabyo tubiganira na Kizito, mubwira n'ukuntu mu rugo hari hihishe umugabo witwa Epimake, yahise aba prefet muri 94 tugihunga tujya muri Kongo. Niba yaragumye rero ku Gisenyi agahita aba prefet, ntago histoire nyizi neza. Gusa ngewe nagarutse mu Rwanda hamwe n'ababyeyi banjye muri za 97 na 6 gutyo, yari prefet wa Gisenyi. Uwo mugabo yari yihishe mu rugo, hari indi famille yaravuyemo, bamenye ko ahari, noneho bamuzana kumuhisha mu rugo. Ariko natwe urumva ko baduteraga, ariko nyine turamwakira, turavuga tuti turihisha hamwe, niba twica batwice, nidukira turakirana, kuko nta handi bari babonye yo kumujyana. Nuko ibyo byose mbisobanurira Kizito, ndetse nyine mubwira n'ukuntu muri 94 musaza wanjye bamwishe. Hari abantu bashaka kugoreka amateka yacu, bamwe njya numva bavuga ngo bamwishe ngo kuko yari kumwe ngo n'umuntu w'umututsi, ngo bamuziza ngo uwo musore bari kumwe yitwa Jean Mudadari. Iyo mvuze n'umusaza wanjye n'uwo mugabo nawe sinjya mureka kumuvuga, kuko yari inshuti ye magara. Barwanya urugamba hamwe, intera hamwe ziri kubatera, barinda inzu barimo irasenyuka pe, kugira ngo bashobore kubageraho babice bombi. Rero nagiraga ngo nkuremo confusion aha hantu. Bamwishe bazi neza ko ari umuhutu, kuko umuntu wamwishe yatanze ordre, aravuga ati nguriya Prosper ni wabo, tugiye nabo bagomba gupfa, nawe ntitumusige.
kuko naho tugomba kuhatera, naho twahateye twizere ko abagiyeyo babarangije, n'uyu nguyu tugomba kumwica. Uwo mugabo aracyariho, turamuzi, nawe ndizere ko abizi. ubwo ni ukuvuga ngo Epimake uwo nguwo waje kwihisha iwanyu, nari yo ntandaro yo kuba iwanyu haratewe igitero simusiga? Oya, ntabwo ariyo ntandaro. Nakubwiye ko bari basanzwe badutera kuva muri 90, muri 92, muri 94 barakomeje baradutera kubera icyo cyasha bari baradushyizeho ko turi icyitso cya Kanyarengwe, bivuga nyine cy'inkotanyi, kuko Kanyarengwe niwe wari perezida w'inkotanyi. Ariko ubwo uwo Epimake icyo nashaka kubaza, uwo Epimake n'uwo musore wicanwe na musaza wanyu, abo ni Abatutsi? Uwo Epimake ni Umututsi, ari ngo aracyariho, ari i Kigali. Yaje nyine kwihisha mu rugo. Impamvu yaje kuhihisha nuko nakubwiye ko bari bamenye aho yihishe, kubera ko nta telefone zabagaho. Abo bantu baje kumuzana mu rugo iwacu kugira ngo bahamuhishe. Iyo babanza kudutelefona tukababwira ko natwe turi guhigwa, nibaza ko batari kumuzana, ariko kuko bari bizeye ko wenda mu rugo bari capable yo gutanga amafaranga, nibaza ko ariyo mpamvu bamuzanye mu rugo. Natwe turamwemera, kandi koko barayatenze kugera ku munota wa nyuma kugira ngo batatwica. Interahamwe zarazaga bakaziha amafaranga, bakazisobanurira bati muratuzi, uwo Kanyarengwe bavuga sibyo. Nuko ariko n'Imana niyo yari nkuru cyane cyane n'abaturanyi. Imana n'abaturanyi, twagize abaturanyi beza baduhishe, bakajya bivanga hamwe n'interahamwe, bakajya kumva ibyo bari kuvuga, uburyo bazagaruka, noneho bakabitubwira, bigatuma dufata strategy y'uburyo y'ukuntu tuzakora ubutaha nibagaruka. Ubwo nyine tukajya dutanga amafaranga, n'abaturanyi bakatuburira ukuntu byagenze, tukamenya ni gutyo batashoboye kutwica. Naho musaza wanjye yari kumwe n'uwo musore Mudadari Parayero. Uwo musore Mudadari Jean yari profeseri ku Nyemeramihigo. Ise niwe wari Umuhutu, nyina ari Umututsi. Cyakoze yari muremure cyane, asa n'Abatutsi byo. Ise yari na burugumestre wa Kigali Ngari Shyorongi. Byari bizwi ko ise ari Umuhutu, kandi yarabibasobanuriye. Rero niba baramwiciye ko ari Umuhutu nako ko ari Umututsi, cyangwa kuko abantu babishe yarazwi. Umuprofeseri hariya Igisenyi yari n'umuhungu très vivant, utera ibiparu, wari uzwi cyane. Abo bantu rwose bagiye kubica bari bamuzi nk'uwo muntu watanze ordre yo kubica. Ngewe nzi neza ko yarazi ko ari imvange, yarazi ko ise ari burugumestre wa Shyorongi. Harimo nyine icyo kintu cyo kuvuga ngo turabica. Nibaza ko bimwe bavuga byo kuvuga ko harimo abatekinisiye hanjye narabiboneye muri izo nterahamwe zaduteraga. Nabonaga harimo abantu tutazi n'abandi tuzi b'amabandi bahari iwacu, ndetse n'abo bantu nakubwiraga b'abaturanyi bazaga kudutabara, bakivanga n'interahamwe kugira ngo bumve ibyo bari kuvuga n'uko baporogaramu ubutaha mu kuza kutwica. Baratubwiraga ati twabonyemo abantu tutazi. Nanjye kubera ko iyi nterahamwe zazaga, icyumba cyanjye cyarebaga ku gipangu ureba hanze, narabumvaga baririmbye ngwiye tubatsembatsembe. Nkahita njya kubwira ba papa nkababwira nti dore interahamwe zaje, nabanje kubareba mu idirishya nkabonamo abonzi nabo ntazi nkabibabwira. Rero ibintu by'abatekinisiye ngewe ndabyemera, nakunze kubivuga kenshi cyane, ntiharimo abantu ntazi. Noneho n'abo bantu bakatubwira bati harimo abantu tutazi, bamwe bakatubwira ngo nabi Kayove, abandi ngo nabi Gitarama. Noneho haje icyo kintu cyo kuvuga ngo hari abatekinisiye, niho numvise ibyo ari byo koko. Rero abatekinisiye batsaga umuriro, bakavuga bati abo bantu mu bice ni inyenzi, ni inkotanyi. Aricyo cyateye izo mpfu zose. Ariko ahangaha nashaka gushimangira nuko Abahutu bapfuye ku bwinshi muri 94 kuri iyo jenoside FPR n'abambari bayo bita ngo ni jenoside yakorewe Abatutsi. Ngewe ntago mbyemera ko bagomba kwita jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nabuzemo umuvandimwe bamuhize, bamwishe kubera ko ari Umuhutu. Iwacu baratwishe, baraduhiga kubera ko turi Abahutu, babizi neza. Hari ikindi kintu kibabaje cyane ntakunda no kuvuga cyane. Musaza wanjye bamwica, twashoboye kubona irangamuntu ye bayicagaguye
bigaragara ko mu irangamuntu hari handitsemo Hutu, babanje kuyisoma, niba barayiciye ni uko babanje kubireba. Nicyo kintu twashoboye gutoragura irangamuntu ye n'igitsike. Rero mvuga ko musaza wanjye bamwishe kubera ko ari Umuhutu, babibonye neza, natwe baduteraga bavuga ko turi muramu wa Kanyarengwe, nta hantu na hamwe umva ko bashyiramo ko turi Abatutsi, kandi hari n'abandi bantu benshi cyane nzi bishwe muri icyo gihe birazwi b'Abahutu. Icyo rero nicyo nasobanuriye Kizito Mihigo, nyine aracyumva, biramubabaza cyane, aravuga ati iyo version narayumvaga, nyine nkayumva na abantu nk'uyu mukuru wawe utari uhari sur place, ati biranshimishije kubona mpuye nawe wagize iyo revécu ukaba ubinsobanuriye, ati rero icyo kintu tugomba kukimenyesha ku isi yose, maze nabo ngabo batari bitwa ko bakorewe jenoside bimenyekane ko nabo bishwe bazira ubwoko bwabo, en même temps que abo ngabo bita ko aribo bakorewe jenoside gusa. Ngiryo pfundo ry'ubushuti bwanjye n'igisobanuro cy'urupfu na Kizito Mihigo twibuka uyu munsi bamwisheho bamuziza icyo kintu. Claudine, turabashimiye cyane ku ubu buhamya muduhaye bw'ukuntu mwabashije kuganira na Kizito Mihigo mukanamusobanurira ibyabaye, ndetse nawe akabyumva vuba kandi akavuga ati namenyeshe ibyabaye ku Batutsi ko no ku Bahutu hari ibyababayeho, cyane cyane ko hari n'ubundi buhamya mwabashije kumusobanurira nk'uko mwabikomojeho ku byerekeranye n'ukuntu na nyuma yaho Abahutu bishwe mu majyaruguru y'u Rwanda. Ariko ikiganiro cyacu nkaba nifuza ko twaba tugiye guhagarika ahangaha, aho mumaze kutwereka ipfundo ry'indirimbo y'igisobanuro cy'urupfu, uko byatangiye n'uko byagenze, n'uko mwabashije kugirana ibiganiro birambuye na Kizito Mihigo, twibuka kuri uyu munsi anari wo munsi yaviriyeho mu buzima kuri iyi si ya rurema. Claudine, rero nkaba mbashimiye, niba hari icyo mwabwira ijambo mwamubwiye Abanyarwanda baduteze amatwi, ubwo nabaha nk'umunota umwe, ariko nkaba nifuza ko mwatwemerera kugira ngo ku buryo burambuye noneho muzaduhe ubuhamya bwanyu ku giti cyanyu ku byo mwabayemo, ari mbere ari na nyuma ya 1994, kugira ngo twumve namwe uko byabagendekeye. Ijambo ni iryanyu kugira ngo mugire icyo niba hari ubutumwa mushobora guha abaduteze amatwi. Murakoze. Nagira ngo nongere nshimangire ko Kizito nyine nubwo twaraganiriye biramunyura, biramubabaza, anyizeza ko rwose iyo message azayitanga ikagera ku isi yose. Ariko ntago ari njye wari waraganiriye nawe gusa, hari n'abandi nk'uko nabivuze, yaganiriye n'abandi kandi babitangamo ubuhamya. Ubushize nari ndi mu kiganiro twakoreye hamwe na Bipax, harimo abantu benshi babaga inaha nyine mu gihe Kizito yakoraga stage, bakavuga ko bamwakiriye iwabo kandi ko bamuhaga izo version zitandukanye n'ibyo Kigali yamubwiraga. Nkibaza ko yaba atari njye njyenyine watumye akora iyo ndirimbo, ariko na version yanjye nibaza ko yayumvise kandi akabimbwira kandi akabimprometa. Mbese nayo mateka yose yateranije, ntago nakwiyemera ngo ni iyo version yanjye yabiteye gusa yari umuntu utega amatwi akabanza kumva, kandi mukabanza mukabidiskitaho akabyiyumvisha neza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Abanyarwanda twari twagombye kwiga, gutega amatwi tukiyumvisha ibintu ntitubimire bunguri. Noneho n'icyo kintu yagize cyo kuganiriza mukuru wanjye, nanjye agafata igihe cyo kunganiriza agabihuze n'izindi témoignages z'abandi bantu. Nicyo nasaba Abanyarwanda, kutamira ibintu bunguri kuko ari kana kubivuze, ahubwo tugashakisha tukabona guteranya ayo mateka yose tukagira icyiza tubibyaza. Mu gusoza nagiraga ngo nongere nibutse, nkunda kubivuga, ese nk'Abanyarwanda uyu munsi twibukaho Kizito urupfu yishwe na FPR,
twaba twarumvishe mesaje, dukunda ku mesaje yatumye Kizito apfa koko, mesaje y'impamvu Kizito ashaka ko yifuzaga ko dukomeza ubutumwa bwe na hano mu mahanga. Ibyo ngibyo mbibona cyane cyane mu ndirimbo ye yise Vive le Pardon, avuga ati kubabarira ntabwo bivuga kwibagirwa cyangwa se kutavuga amateka yakubayeho, kandi kubabarira nyabyo bijyana nuko habayeho ubutabera. Dr Mukwege niwe ukunda kubivuga ati on ne peut pas pardonner sur les fausses communes. Aribyo bigiye kungarura ku kibazo warumbajije. Nibyo koko Kizito twaganiriye n'uburyo muri 97, 98, 99 ibyabaye mu majyaruguru iwacu, mubwira ukuntu hapfuye abantu benshi. Burya abantu b'i Kigali ntabwo bari babizi, ahubwo ejo bundi mperutse no kuganira na Muzehe Matata mubwira ukuntu bafataga abantu mu majyaruguru iyo baga bagiye i Kigali, bakavuga ngo mu gitondo barabyukaga ngo Nyangura Mufariso, abantu mu ngo zose za Kigali babiprograme, bagafata amarangamuntu y'abantu iyo baturukaga muri Gisenyi na Ruhengeri bahitaga bakujyana muri konteneri. Ibyo ngibyo byabaye kuri papa wanjye turi kumwe muri famiye i Kigali. Baramufata baramufunga, aburirwa irengero bwa mbere nyine, bamufungira muri konteneri, turamushakisha, tugize Imana turamubona, ariko baramukubise baramuzambije. Rero ibyo byose nabibwiye Kizito, twabiganiyeho. Noneho n'ukuntu indege zaduhigaga, ibyo ngibyo mbyibutse. Wafataga igiti ukagihobera gutya, ugafatana n'igiti, amasasu akagwa. Ntago numva ukuntu amasasu atatugwagaho aturutse hejuru ku ndege. Ubundi ukaryama mu mitabo ukiyorosa ibyatsi. Mbese ukuntu baduhize hariya muri Gisenyi na Ruhengeri. Ngewe muri Gisenyi nyine byageze aho nkajya njya no mu Ruhengeri kwa nyogokuru. Ni amateka maremare, ibyo byose tuzabivugaho ubutaha, ariko ndagira ngo nkubwire ko Abahutu twarahizwe kubera ko turi Abahutu, turicwa kubera ko turi Abahutu, ndetse kugeza n'ubu Abatutsi benshi bicwa nka Kizito cyangwa se bagahunga kuko bagerageje kuvugira Abahutu. Nka Mushayidi niwe watangaje bwa mbere ko jenoside FPR yaje iri kuviza kwica Abahutu no kubarimbura, niyo mpamvu afunzwe kugeza uyu munsi. Karasira yavuze ukuntu Abahutu babajyanye mu nama ntibagaruke. Ntuzuherutse gukuraho Gilbert nde, uravuga uyu muhanzi yavuze ukuntu yabuze Shyaka, yavuze ukuntu yabuze ba se wabo barenga 40 kubera ko ari Abahutu, ba mama wabo kubera ko ari Abatutsi, basigaye ari abapfakazi. Ibyo bintu tugomba kubizirikana. Abatubwira ko jenoside yakorewe Abahutu, ibyo Kizito yavuze ko abo bishwe ariko bakaba batarabyise jenoside, ko tugomba kubizirikana. Ababihakana baba bigiza nkana cyangwa bashaka gushinyagura message ya Kizito. Nibyo navugaga nti Kizito bamwe bakunda kuvuga ngo yavugaga message y'urukundo, ngo akavuga ubwiyunge, ariko ikintu gikomeye cyane bamwiciye nuko abo bandi bishwe impfu zabo zitiswe jenoside. Abo ngabo ni Abahutu yavuze, rwose birumvikana cyane. Rero dukunde Kizito, tumuzirikane, ndetse dushime Imana kuba yigiriye no mu ijuru. Tumusabe adusabire, tumusabire niba hari akandi gasigisigi, turi abantu, ariko tuzirikane cyane cyane icyatumye bamwica. Noneho na message ye yo gutanga imbabazi, ariko bidakuraho kutavuga amateka yacu. Tugomba kuyavuga. Gutanga imbabazi ntago bivuga ko kurekeraho ngo tujye duceceka amateka yacu. Ndahamagarira n'abatari bashobora kuvuga, kuko ari ba nyir'ubutore bamwe n'atewe, bakomeze bishakemo ingufu, tuvuge amateka yacu, ntagire utunyuza mu ijambo cyangwa ngo twitwe n'ipfunwe. Murakoze.
murakoze Claudine Mukashema ku buhamya muduhaye bose. Ndabwire ko tubihanganishije mwe n'umuryango wanyu inzira mwatangiye y'umusaraba kuva muri za 80 muzira ibyo mutazi kugeza ndetse navuga ko n'uyu munsi mukibirimo, ariko ndababwira mbabwiza ukuri ko mbyihanganishije rwose. Nk'uko mubitwemereye nkaba nifuza ko twazagaruka kubwo buhamya bw'ukuntu indege zabarasagaho, uko byari bimeze, noneho nabyo tukabiva imuzi tukabisobanurira abatabizi. Ni nayo mpamvu ntekereza ko kuba abantu batazi amateka ya bamwe ariho bahera bavuga ko abandi nta kibazo bafite. Ibyo rero nkaba ntekereza ko bikwiye kugira ngo tugire uruhare nk'urubyiruko, tugire uruhare mu bumwe, mu kuri no mu butabera. Murakoze rero, ndabashimiye, mugire ibihe byiza, kandi ndizera ko bidatinze tuzongera tukaganira kugira ngo ubuhamya bwanyu tubuve imuzi, dusobanurire abanyarwanda uko byagenze. Murakoze, mugire umunsi mwiza. murakoze namwe murakarama.
ushaka amakuru y'imvaho, ushaka amakuru acukumbuye, ushaka amakuru y'ukuri, amakuru agendana n'urukundo mu banyarwanda, ngwino kuri Bonheur TV, source de bonheur de la génération. Ipfundo TV, ipfundo ry'ukuri. Kanda like, kanda subscribe, iyaboneshe ujye udukurikira uko bukeye n'uko bwije.